Mwiriwe neza, Yesu ashimwe, izina ry'Imana rihimbazwe kubw'uyu mwanya mwiza Imana yongeye kutugenera kugira ngo twumve ikivugana n'imitima yacu. Imana iguhe umugisha ko ufashe uno mwanya mwiza, amahoro Yesu Kristo atanga abe muri wowe. Amazina yanjye nitwa Nkundamahoro Salomo, ntangiye nkwifuriza Pasika nziza kuri kino cyumweru cyiza Imana yaduhaye. Munyemerere tubanze dusenge. Turagushimiye Mwami Yesu kubw'uyu mwanya. Tutari kumwe nawe ntacyo twabasha kumva cyangwa dusobanure, ariko aho umwuka wawe wera ari tubasha gusobanukirwa, tubasha kumenya, tubasha kumva icyo uvugana n'imitima yacu. Niyo mpamvu rero dufashe uno mwanya kugira ngo imbabazi zawe, kugira ngo ubuntu bwawe utuyobore muri uyu mwanya kandi utuyobore kuko uri uwera. Mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Imana iguhe umugisha rero ko ufashe uno mwanya kurikira ijambo ry'Imana. Ni umwanya mwiza nagushishikariza kuzajya ugira, kuzajya uhora umenya icyo Imana ishaka ku buzima bwawe, ukurikira ijambo ry'Imana kandi utibagirwa kurishyira mu bikorwa. Izina ry'Imana nirishimwe. Hanyuma munyemerere dutangire dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva. Ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva, turaza gusoma igice cyaho cya 12, dusome umurongo wa 11. Kuva igice cya 12 dusome umurongo waho wa 11. Kuva igice cya 12 umurongo wa 11 haravuga ngo, uku aba ariko muzazirya, muzazirye mukenyeye, mukwese inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Munyemerere twongere dusome irindi jambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko. Ubutumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Mariko, turasoma igice cyaho cya 16, dusome umurongo wa 9. Mariko igice cya 16 dusome umurongo waho wa 9. Mariko igice cya 16 umurongo waho wa 9 uravuga ngo, nuko amaze kuzuka mu museke ku wa mbere w'iminsi 7, abanza kubonekera Mariya Magadalena, uwo yirukanyemo abadayimoni 7. Hanyuma turasoma n'irindi jambo turibuze gusanga mu gitabo cy'Ibyahishuwe, dusome igice cya mbere n'umurongo wa 18. Ibyahishuwe igice cyaho cya mbere umurongo wa 18 haravuga ngo, kandi ndi Uhoraho, icyakora nari narapfuye, ariko none dore mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'iz'ikuzimu. Hanyuma aya ni amagambo umwami Yesu yari arimo kuvuga ubwo yari arimo ahishurira Yohana ano mabanga akomeye ku kirwa cy'Ipatimo. Hanyuma tusomye amagambo ariko n'ubundi atugarura kuri Pasika. Ni Pasika nziza, tugiye kureba ukuntu kuzuka kwa Kristo ari imbaraga zacu twebwe nk'abizera. Mbere na mbere iyo tuvuze Pasika, ni umunsi mukuru w'abizera baba barimo kwibuka urupfu rw'umwami wabo Yesu Kristo, ndetse banibuka ukuntu yazutse. Hanyuma muri Pasika dukubiramo urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, tukibuka imibabaro yagize, tukibuka ukuntu yazutse, tukibuka ukuntu yababajwe ashaka we nanjye, ariko ibyo byose yabikoreye kubw'imbabazi n'ubuntu bwinshi agira. Kandi tubonye ko iri ngiri ari itegeko ry'Imana. Iri ni itegeko ry'Imana yazanye ubwo Abisirayeli yabasabaga kubaga umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene. Muri kiriya gihe marayika urimbura yari arimo kugenda muri Egiputa arimbura abana bose b'imfura. Hanyuma akababwira ati, mwebwe muzafata umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene, nimuriza mu bubage, hanyuma amaraso yawo muyagende muyasiga ku nkomanizo z'imiryango. Hanyuma nijoro marayika w'Imana nahaca, ntabwo ari buze gukandagira muri urwo rugo, kuko ari buze kumenya ko ari abantu b'Abisirayeli kandi abantu bamenye Imana. Rero Imana ibwira Mose iti, kandi izo nyama muzazirye mukenyeye, mufite inkoni kandi mukwese inkweto. Hanyuma yari arimo kubategeka ukuntu bazarya izo nyama, kandi ngo bazazirye batazisigaza, ngo bazazirye vuba vuba. Kindi cyongeye kuri ibyo, Imana ibabwira ikintu gikomeye, irababwira ngo kandi ngo bazazirye zokeje, ngo kandi
nibamara gukora ibyo byose ngo bazajye bahora babikora. Ntago yababwiye ko ari igikorwa cy'umunsi umwe, ahubwo yababwiye ko ari igikorwa kizakomeza kubaho, nibagera no mu gihugu cy'amasezerano bazakomeze kubikora. Imana yari izi ko muri kamere yacu habamo kwibagirwa, muri kamere yacu tuzajya tukibagirwa ko umwana wayo yaje mu isi akaducungura, hanyuma twabyibagirwa tukaba tudakibuka agaciro k'amaraso y'umwana w'intama. Ariko babigenza batyo, Imana irababwira ngo iyo ngiyo niyo Pasika y'Uwiteka. Imana ishimwe kandi izina ryayo rihimbazwe. Hanyuma tubonye n'irindi jambo riri mu butumwa bwiza Yesu yavuze. Hari n'irindi jambo yavuze ngo ubwanjye nifuje gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Iryo ni ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo wa 15. Haravuga ngo ubwanjye nifuje gusangira namwe Pasika iyi ntarababazwa. Hanyuma twebwe Pasika yacu ntago ari ugutamba ibyo bitambo, ntago ari ugushaka uwo mwana w'ihene cyangwa intama, ahubwo Pasika yacu yarabonetse. Ni umwami wacu Yesu Kristo, niwe waje mu isi akadupfira, yarangiza akanazuka, ubu akaba yicaye iburyo bwa Se mu ijuru. Ariko Pasika yacu ni ukwibuka amaraso y'umwana w'intama yamenye ku bwanjye nawe, tugakomeza gukora ibyo Imana ishaka, tugakomeza gukora ibyo Imana idushakaho. Pasika yacu ni umwana w'intama. Ndagira ngo kandi mwibutse ko ibyo byose byabereye mu isezerano rya kera. Umwana w'intama byahanuraga n'ubundi kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, ukuntu azababazwa, ukuntu azatukwa, ukuntu azashinyagurirwa. Ibi byose byaherewe muri icyo gihe bihanurwa. Ubwo Imana yababwiraga ibyo byari uguca amarenga, ndetse byari kugaragaza uko uyu mwami wacu Yesu Kristo azaza muri iyi si. Hanyuma ibyo ngibyo byabayeho muri icyo gihe, ariko twe ntago ariko tubigenza. Pasika tuyizihiza twibuka ko Pasika yacu yabonetse, ari igitambo cyabonetse, umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma Yesu nagira ngo nkwibutse ko yazutse, ubu ngubu ari muzima. Yabyihamirije mu byahishuwe, aravuga ngo cyakora narapfuye ariko none dore mporaho iteka ryose. Hanyuma nagira ngo nkwibutse ko ari muzima, kandi kuba yarazutse yaduhaye ijambo. Twe nk'abizera nta jambo twagiraga, twe nk'abizera ntacyo twari kubona twamamaza, ariko kuba yarazutse yaguhaye ijambo, nanjye yampaye ijambo, kugira ngo mvuge yuko yampinduye umutsinzi, mvuge yuko yampinduye umukiranutsi, nari umunyabyaha, nari vurugutaga mu byaha, ariko yarangiza akangenera ubutumwa bwiza, akangenera umwanya mwiza ukomeye kugira ngo ndusheho kubana nawe mukiranukira. Ndagira ngo nkubwire ko yaduhaye ijambo rikomeye, yaduhinduye abatsinzi. Kandi kuba Yesu yarazutse yaduhinduye abatsinzi, nicyo twavuga. kandi yaduhinduye abantu bakomeye mu bwami bw'Imana, kandi yaduhinduye abantu bo kwifuzwa. kandi ndagira ngo nkibutse ko kuba yarazutse yadusigiye ikintu gikomeye, cyangwa yaduhaye icyo nakwita amahoro. Kandi ubwo yasangaga abigishwa be bikingiraniye mu nzu barimo gutinya Abayuda, yababwiye ijambo rikomeye, arababwira ngo amahoro abe muri mwebwe. Ano mahoro yarabahaye ntago ari amahoro umuntu agira kubera ko afite ibyisi byinshi, cyangwa afite amafaranga menshi, cyangwa afite ubutunzi bwinshi, ahubwo ni amahoro aturuka mu ijuru. Yarababwiye ngo amahoro mbahaye ntago ari nk'ayo abisi batanga, ahubwo amahoro yaduhaye ni amahoro bise nanone amahoro atemba nk'uruzi, kandi amahoro atamarwa n'ibyisi, amahoro abisi batakwambura, ahubwo amahoro akubashisha no guca mu bihe bikomeye, ibihe by'ibibazo, ariko ugakomeza kumva utuje kandi Imana iri kumwe nawe. Niyo mahoro turimo kuvuga. kandi yadusigiye n'inshingano. Yambwiye ko ino Pasika ya none iri buze kugusigira ubutumwa yuko Yesu yasize inshingano ubwo yaramaze kuzuka. Yabwiye abigishwa be, arababwira ngo uko data yantumye niko namwe mbatumye. Hanyuma icyo turimo kureba hano nuko yasize inshingano zikomeye, nuko yasize inshingano tugomba gukora njyewe nawe. Tugomba kwamamaza ubutumwa bwiza, tugomba kwamamaza ko ari umunyembabazi, tugomba kwamamaza ko adahinduka, tugomba kwamamaza yuko akora ibikomeye, tugomba kwamamaza ko atanga agakiza kandi akababarira ibyaha. Izi ni inshingano yahaye abigishwa be muri kiriya gihe, ariko iyi saha ni njye ari kuvugana nanjye, niwe ari kuvugana nawe, kugira ngo izi nshingano uzikore cyane, kandi izi nshingano uzikorane umutima ukunze, kuko azaziguhembera nanjye akazimpembera. Aho uri Imana ishaka ko uyihagararira, ishaka ko uyivugira, irashaka ko umuturanyi wawe, uwo mukorana ku kazi, umunyeshuri mwigana, amenya yuko ufite agakiza, kandi umushishikarize, umwibutse yuko Yesu atanga agakiza kandi agatanga ubugingo, ari umunyembabazi kandi ahoraho iteka ryose. Ndagira ngo nkubwire ngo izo nshingano uzikore neza. None kandi mu gihe cyo kuzuka kwe yatanze umwuka wera, yabahumekeye
babahumekiyeho bitewe n'ubwo bari bafite, arongera abahumekera arabwira ati mwakire umwuka wera, kubera ko izi nshingano yabahaye zirakomeye. Iyo atabaha umwuka wera ntacyo byari kubamarira, kuko ntago bari kubyishoboza badafite umwuka wera kugira ngo ababashishe gukora izo nshingano zikomeye yarabahaye. Njye nawe uyu mwuka wera arawuduhereza, njye nawe uyu mwuka wera arimo kumuduha kugira ngo tubashe gukora iyo nshingano ikomeye. Iyo Yesu atazuka nta jambo tuba dufite. Ndagira nkubwire ngo iyo Yesu atazuka nta jambo uba ufite, nanjye nta jambo uba mfite, ntacyo mfite cyo kuvuga, kubera ko Satani yari kujya nyishima hejuru ambwira ko ari mu gituro. Ariko amakuru meza cyangwa ijambo nakubwira none nuko umwami wacu yazutse, dufite ijambo, turi abatsinzi, kandi Imana yaduhaye agaciro gakomeye mu bwami bwayo, kugeza aho Yesu avuga ngo uko data yantumye niko nanjye mbatumye. Izo nshingano zirakomeye n'iz'icyubahiro, uzikora uhinda umushyitsi, uzikore n'umutima wawe wose, kandi uzazigororerwa. Ndagira nkibutse ko abo basugukuruza bacu bo hambere bakoze imirimo yabo, Imana yarabatumye, barayivugira, barahanura. Ariko ndagira nkubwire ngo iki ni igihe cyanjye, iki ni igihe cyawe, kugira ngo Imana igukoreshe nanjye inkoreshe. Ubutumwa nyamukuru ino Pasika ishobora kugusigira nuko izo nshingano ugomba kuzikora neza, nuko ugomba gukora ibyo Imana ishaka, kandi witeguye kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Inshuti mwene data, ntutinde mu gupfa kwe, ntutinde mu kuzuka kwe, ahubwo umutima wawe uvuge ati aramutse agarutse none yasanga ameze, ese yasanga inshingano yasize nkizifite? Hari cyanditswe kivuga ngo ese ubwo umwana w'umuntu azagaruka azasanga kwizera kukiri mu isi? Ese kwizera kuracyari muri wowe? Ese uracyatinya Imana? Ese uracyakiranukira Imana? Ese uracyavuga ngo mu mwanya ndimo mpagaze nte? Ese uracyiteguye kuza ku mwami wacu Yesu Kristo? Reka dusome icyanditswe kiri mu byahishuwe kitugaragariza icyo Pasika ya none igomba kudusigira. Ubutumwa nyamukuru Pasika igomba kudusigira turasanga mu byahishuwe igice cya 2, turasoma umurongo waho wa 22. Ibyahishuwe igice cya 2 umurongo waho wa 22, reka tuhasome. Haravuga ngo ibyahishuwe igice cya 2 umurongo waho wa 22, ibyahishuwe igice cya 2 umurongo waho wa 22. Haravuga ngo ni ibyahishuwe turimo gusoma, turasoma ibyahishuwe igice cya 3, dusome umurongo waho wa 11. Munyihanganire, turasoma ibyahishuwe igice cyaho cya 3, dusome umurongo wa 11, twumve icyo hatubwira. Haravuga ngo ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Izina ry'Imana nirishimwe. Dusomye iri jambo riri mu byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 11, havuga ngo dore ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Hanyuma iri jambo ni Kristo urimo kugivugira. Hanyuma nagira nkubwire ko adatinze, umuririmbyi yaravuze ngo ageze ku irembo, kandi aje gutwara umugeni. Ndi umugeni wa Kristo, nawe uri umugeni wa Kristo. Komeza wiboneze, komeza usenge ubudasiba, kandi ukomeze ugire umwete wo kwezwa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nanone yararivuze mu byahishuwe ngo dore ndaza vuba, ngo azanye ingororano kugira ngo ngorore buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze, ngo uwuhirwa n'uwumesera ibishura bye mu maraso y'umwana w'intama. Hanyuma ugire umwete wo kuzirikana ko Kristo nubwo yapfuye akazuka, ariko arimo ageze ku irembo, aje gutwara umugeni we. Ndagira nkubwire ko urukundo dukunda Imana rurimo mariage, rurimo ubukwe, kandi mu bukwe cyanditswe kivuga ngo ubukwe bw'umwana w'intama burasohoye, ngo kandi hahirwa abatorewe ubwo bukwe. Hanyuma ukomeze witegure, nanjye nkomeze nitegure. Nongere nkwifurize Pasika nziza, Imana iguha umugisha gufasha umwanya, ariko ubu butumwa ubusigarane Pasika igomba kusigira, usenga ubudasiba, kandi ikindi cyongeye kuri ibyo ugire umwete wo kwezwa, kandi ariko ukora imirimo yo gukiranukira Imana. Turagushimiye mwami Yesu kubw'uyu mwanya mwiza waduhaye, kugira ngo twumve icyo uvugana natwe kuri no Pasika, twibuka urupfu rwawe, twibuka ukuntu babajwe, twibuka ukuntu bagushinyaguriye, ariko warakoze kuducungura, warakoze kutugira abana bawe, kandi warakoze kuduhuza n'Imana. Ntacyo twari kuzakora ngo twemerwe n'Imana, ariko warakoze kutugirira neza. Rero urashimiye ko utuganirije kandi uvuganye natwe muri uno mwanya. Icyoro cyose nikikugarukire, kubera ko uri umubyeyi mwiza, kandi ibyo ukora ni ibitangaza gusa. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Imana iguhereze umugisha.